amazina nitwa Mukamana Vestine. Ikibazo mufite niki? Ikibazo dufite nkanjye navukiye naha ngaha navutse muri 74 turahohoterwa ababyeyi bacu batujwe bakoreye Jo Rwanda barangije somerwa isimburwa na Jo Rwanda ni hano twavukiye mwatubariza impamvu batubuza kubaka kandi bazanamo abandi bakubakira n'abatesha ubu butaka ababyeyi bacu babubashyizemo tubamo turahavukira ababyeyi barashaje barapfuye dusigara hano none ubu turubaka bakadusenyera mwadukorera ubuvugizi impamvu badusenyera se turagana ko bubakira abatishoboye bakabakuriye urumva ubu twebwe baragira ngo tujye dere ndahujukurije dere uko ngana uko ndagira ngo rero rwose muturenganure babyeyi bacu nitwa Nyiraburanga Devote. Ikibazo dufite aha ngaha turubaka bakadusenyera ninjye ariko mu by'ukuri kuvuga abantu bose bubakiye kuva 95 tugeze aha ngaha nibwo twebwe twahageze ninjye babashije kubasira njye nyine bahereye ku itariki 2 banyibasira kunsenyera executive hagati aha ngaho sinzi nimba bishoboka ko ndi buvugira ku mugaragaro ikintu njye na executive turi gupfa hano hantu njyewe naje hano ndi umwana twaje 95 tuzanywe na hashisere aya mazu mubona y'utu dutafari muri kureba hano hirya niyo bazaga badushyiramo duhungutse tuvuye hanze iyi nzu yasenyukaga wajyaga no mu yindi none iyo nzu yasenyuka waba ufite ubushobozi ukayubaka ibyo byakoraga ababyeyi bacu twahaje bavuga ngo ni muri societe iyo societe na n'ubu niki hakorera aho hantu rero njye nubatse njye narabyaye nzara abana mfite abana 5 ejo twabanaga no mu rugo murabizi umuntu nkanje ufite abana 5 kugomba ni n'ababyeyi byabaye ikibazo kuva iyi midugudu ya haruguru wenda ketse we ngombwa mukahagera mukagenza ibintu byose birahi muganza nubwo muri bwumva ikibazo ukuntu ikibazo njye mfite nyirizina nuko ko bansenye mu bandi baturage bose kubw'ikibazo cyanjye na executive turi gupfa ngewe nyine akonje baza kwibasira mukebutse rya murasanga inzu nshyashya no rya murasanga inzu nshyashya ariko ninjye yaje gusenyera ngewe nyine icyo ni ikibazo ngewe mfite cy'umwihariko ariko nyirizina ikibazo dufite cy'umwihariko cyo dusangiye rusange aha hantu batwimye ibyangombwa ariko banaje kutwemerera ko tuzahatura batubwira hegitari 130 ko arizo tuzaturamo icyo gihe habereye inama rajya muri mining igisubizo meya w'akarere yaje kugitangira hari kuri sitade ko twemerewe gutura aha ngaha njyewe nkurikije rero ibyo bintu byose batubwiraga mpari njye natatse ni mu nyubakire ndindushye nabuze ukuntu nabigenza mfite abana 5 nirwa mbazererana aho bukeye naho bwije ejo bundi hano mudugudu mu murenge wacu mu murenge ufite ikibazo Saudiya navuge ikibazo mufite niki ubundi tugiye kuyabaha inkuru nziza share ikibazo dufite cya mbere nuko twahabwa ibyangombwa cyangwa tukagira uburenganzira tukabona utaka dufite uburenganzira hano habayeho ikibazo nk'iki ngiki dusabanya kuba perezida wa Repubulika gutura baduha twandikiraganya kuba perezida wa Repubulika tugashyira udupapuro hanze tumusaba icyangombwa batwemerera gutura icyo dushaka ni icyangombwa ariko kugeza ubu ntibaduha kubaka ahubwo bubakira abandi ikibazo ni kibatera n'umurenge n'akarere none muri fuzi ko twabona icyangombwa natwe tugatura tukubaka byemeye nitwa Mukanya Mushanja Florence ikibazo dufite hano ndi umuntu wahavukiye none ikibazo cyane kirimo kutubabaza iyi saha nkanjye ndi umuntu leta yahaye amabati nibakira ikigega cyo hasi njya ku murenge gitifu umurenge wa Ruhobizimana Korode ampa amabati ampa n'amasima ndaza ndubaka twari nk'abantu barenga 10 muri uyu mudugudu noneho bazanamo n'abandi batishoboye hari babubaka inzu zihagaze nka miliyoni 5 none uyu munsi ikintu kirimo kutubabaza nuko niba baranyubaka inzu y'amabati 20 uyu munsi ngaba nabonye ubushobozi bwo gushyiraho ikindi gikoni cy'ihene cyangwa icyo gucanamo gitifu uri ubu ngubu harimo kuza kagisenya ese nkongera nkibazana umuturage wundi urimo kubaka akazu yarabonye ubushobozi bakamusenyera ese twebwe tuhatuye tuzahatura twenyine tukifuza tuti niba uyu mudugudu udashoboye guturwa
tubamo niba twimure twese badushakira ahantu tugomba gutura nk'abaturage batuye mu mudugudu wa Muganga cyangwa se niba bumva ko twese tugomba kuhatura niba reke n'ufite ubushobozi azamura ako kazu ave mu gucumbika. None se iyo mugiye kubaka mwaka ibyangombwa byo kubaka n'ubundi baduhaye inkunga yo kubaka nta byangombwa baduhaye nabo bahazana kuhubakira nta byangombwa babahaye baragenda bagafata abantu bakuye mu tundi turere no mu yindi mirenge bakaza bakabubakira muri uyu mudugudu natwe dutuyemo. Leta yaraje iduha umuriro iduha amapoto n'insinga twistara mu none niba umuturage uyu munsi afite ubushobozi bwo kubaka akazu k'amabati 10 ari indushyi hanyuma bakaza bakagasenya uyu munsi arajya hehe n'abana ni mu kagari ka Nkondo mu midugudu itandukanye mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza mu gice cyahariwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho abaturage bavuga ngo ntibahabwaga ibyangombwa by'ubutaka nyuma y'imyaka myinshi batakamba kuri ubu ngubu batangiye kubihabwa bakavuga ko ibi byatangiye guhindura imibereho yabo ndetse bagira n'icyizere cy'uko ubutaka ari ubwabo. Ubu twavugana yego nyakubahwa meya ndagira ngo mutangire mutubwira ku kibazo cy'abaturage ba Rwinkwavu mu kagari ka Nkondo bavuga ko bari baratujwe mu butaka bwa leta ariko noneho bakaba batangiye guhabwa ibyangombwa by'ubutaka. Ese iki cyemezo cyakuweho byagenze gute? Kugira ngo abadukurikiye murakoze turatsinze byaba byiza byumvikanye neza aho iki kibazo gituruka ari ahantu Rwinkwavu ni hahoze hakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro usubiye mu myaka yo hambere myaka y'1927 agenda hakorera amasosiyete atandukanye y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro arimo za Jeho Rwanda Somerwa izaza gusimburwa Somerwa azamo icyitwa Garedemi ndetse icyo gihe cyose no kuvuga ngo uko abaturage bwari ubutaka bwa leta bungana na hectare zigera ku 8,000 ariko hakaba hari n'abaturage bagiye bahaza baje kuhakorera ako kazi ko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hagenda hakoreramo za sosiyete zitandukanye nabwo haje kuzamo za ubusosiyete yahakoreraga y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ubu harimo Bugambira Mines. Ubundi uko abaturage bagendaga bahaza barahagumaga ariko harimo gukorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro abaturage nibahature yenda bakaba batuye aho ngaho mu mazu y'abantu bahakoreraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Rero ikibazo kinini cyaje kuva kuba nyuma yuko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hagiye hatuzwa ababaga batahutse baje mu gihugu ndetse ugasanga harimo na hahandi kuri bwa butaka nyine bwa leta abaturage batuzwaga. Ibyo biza kuba impamvu yuko abaturage bo hirya no hino mu mirenge imwe n'imwe itandukanye cyangwa se n'abavaga hirya no hino mu gihugu ko babaga bazi ko ari ubutaka bwa leta bakaza bakahajya ariko nanone bakaba nanone bajya ahakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi rimwe na rimwe nabyo bishobora kuba byagira ingaruka ku baturage bitewe n'ibyo bikorwa bihakorerwa. Nyuma yaho igihe kibarurwa ry'ubutaka ryabaye mu mwaka wa 2011-2012 nibwo noneho byaje kugaragara yuko aho hantu abantu bahatuye ariko ari ku butaka bwa leta bituma icyo gihe abaturage bahariya muri Rwinkwavu cyane cyane mu mudugudu wa Nkondo za Muganza badahabwa ibyangombwa ariko kubera yuko ari ikibazo cyaganiriweho hari na komisiyo yihariye uriweho n'inzego zitandukanye ku rwego rw'igihugu intara y'Iburasirazuba ndetse n'akarere n'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza afatwa icyemezo ko abaturage bahatuye bashobora noneho kuba abatari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bahabwa ibyangombwa.
nyuma y'uko hafashwe icyo cyemezo rero nibwo hatangiye gukorwa ibishoboka kugira ngo bahabwe ibyangombwa nyine. Twabaruye imiryango igera kuri 379 yagombaga guhabwa ibyangombwa. Hanyuma muri iyo miryango ibigomba kuzuza ibisabwa kugira ngo ihabwe ibyo byangombwa. Muri ibyo bisabwa haba harimo kuba umuryango, niba ari umuryango w'abashakanye, abarashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse n'ibindi bisabwa kugira ngo umuntu abashe gutunga icyangombwa. Muri iyo miryango tumaze guha abaturage bujuje ibisabwa 193, abandi 186 nibo batari babibona, nabo mu by'ukuri tusaba ko buzuza ibyo bisabwa. Ariko ibyo ngibyo nanone birajyana no kuba hari n'indi miryango nayo yari mu bikorwa aho usanga batuye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bushobora kubagiraho ingaruka. Hafashwe icyemezo rero yuko nyuma yo kugenzura iyo komisiyo ihuriweho, imiryango 66 igomba kwimurwa, kuko aho batuye ashobora kuba hagira ingaruka ku buzima bwabo abahaturiye. Ubu ngubu akarere karimo karafatanya n'izindi nzego kugira ngo abashe kubakirwa. Muri abo ngabo abaturage 10 ubu nibo turimo kubaka inzu zabo, ziri hafi kuzura. Abandi nabo turakomeza kugenda tububakira nk'uko ubushobozi bugenda buboneka. Ariko nanone icyo twagarukaho nuko hari n'igihe abaturage bashobora kuba kubera yuko bari bazi ko ari mu butaka bwa leta, baza bataranatujwe bakaza agatangira nko kubaka. Iyo ubuyobozi bubibonye buramuhagarika. Bamwe bakaba banatangira kubaka rimwe na rimwe, bakubaka ari nka nijoro. Icyo gihe iyo bikozwe bityo hakurikizwa amategeko. Hari ugucibwa amande iyo umuntu yubatse binyuranyije n'amategeko. Hari igiteganijwe amande y'amafaranga, ariko none hakabanza akuzuza ibisabwa kugira ngo n'ubundi agombe kuba yubaka. Iyo ashoje kubaka yaranze kumvira izo nama yahawe n'ubuyobozi, haba harimo no kuba yanasengerwa nk'uko amategeko abiteganya. Ariko bishingiye uko umuntu yubaka yahawe uburenganzira n'umurenge cyangwa se n'urwego rw'akarere. Nyakubahwa Meya, ntabaciye mu ijambo, yari imiryango 432. Ubwo ni ukuvuga ngo hari iyo 379 n'iyo 60 nayo igomba kubakirwa. Muri iyo ngiyo hari imiryango yamaze kubakirwa, kuko hari umudugudu, uriya mudugudu wa Muganza urimo umudugudu w'icyitegererezo. Imwe muri iyo miryango yagiye yubakirwa, ku buryo iyo ngiyo ni imiryango y'abantu batuye bamaze gutura, ariko batari bafite ibyangombwa. Abo ngabo nibo barimo guhabwa ibyangombwa nyuma yo kuzuza. Ubwo ni ukuvuga ngo ab'inzu zabo zari zarakuweho bo biragenda bite? Ab'inzu zari zarakuweho n'ubundi ni ugukurikiza ibyo basabwa gukurikiza, kuko icyo ni ikindi cyiciro gitandukanye n'abo 379, kubera yuko abo ngabo nabajya kubaka bakubaka binyuranije n'amategeko, bagakorana inama n'ubuyobozi, bakagirwa inama. Iyo icyo gihe bikozwe nibwo hafatwa ibyo byemezo. Hari inzu zigera kuri enye zashenywe kubera kutubahiriza ibyo bisabwa, ndetse n'uko igishushanyo mbonera cyahariye ahantu giteye. Icyo gihe basabwa kuzuza ibyangombwa kugira ngo bakomeze bubake. Ariko abo ngabo si n'abantu, nta nubwo bari no muri uwo mubare, ahubwo ni abantu baturukaga hirya bakaza bagatangira bakubaka gusa.
bitaciye mu nzira yakabaye binyuramo. Yego nyakubahwa meya, tuvuze ko iki cyemezo ubu ngubu giteshejwe agaciro ntabwo twaba twibeshye kuko hari amabaruwa twajyaga tubona bandikiwe ko bagomba kuva mu butaka bwa leta, ntabwo twaba twibeshye aho ngaho. Icyemezo cyafashwe kandi n'inzego zibifitiye ububasha, bavuga yuko hari komisiyo yihariye ihuriweho kuva ku rwego rw'igihugu, intara n'akarere. Icyo cyemezo cyafashwe ni icyemezo cyemeranijweho, nta kibazo rero kirimo. Ndabashimiye nyakubahwa meya, cyangwa niba hari ikintu mwakongeraho. Icyo twakongeraho ni uko dusaba abaturage kujya bubahiriza ibisabwa, cyane cyane ku birebana n'imyubakire. Hari aho kenshi bagirwa inama kuba batakubaka batabonye uburenganzira. Hari uburenganzira butangwa ku rwego rw'umurenge, hari ubutangwa ku rwego rw'akarere, kandi hagakurikizwa igishushanyo mbonera. Icyo gihe abaturage babirenzeho hari n'ingaruka biba bishobora kuba byabageraho. Tukaba dusaba abaturage rero kujya bubahiriza ayo mabwiriza, ndetse aho badasobanukiwe bakegera ubuyobozi bukabafasha. Naho ubundi twavuga yuko ikibazo cya Rwinkwavu gifite umurongo mwiza kirimo kurangizwamo. Ubwo abatari bafite ibikorwa remezo by'amazi n'amashanyarazi bigiye kuhagezwa kuri ubu ngubu. Ubundi rero hari hasanzwe hari amashanyarazi ndetse n'amazi. Twavuga yuko hari n'umushinga ku baturage bose, ndetse bireba n'abaturage b'akarere kose ka Kayonza, inga 25,000 zigiye guhabwa amashanyarazi, ku buryo ni n'umushinga uteganijwe gutangira muri ukwezi kwa 11. Nta muturage n'umwe uzasigara adafite umuriro. Ubwo rero twumva yuko ari ikibazo cyose cy'umuriro kireba abaturage bose, nta kibazo cyihariye cyaba cy'uko abaturage badafite umuriro. Murakoze cyane, turabashimye nyakubahwa meya. Namwe turabashimye.